Turabashuhuje bene data mugire igitondo cyiza. Uyu ni wa mwanya wacu twicara hamwe mu gitondo tukigana ibyigisho by'ishuri ryo ku isabato ry'abakuze. Muri iki gitondo rero nkaba nongeye kugaruka ndi kumwe na mwene data Mutagoma Omone. nanjye nzaba mwita Pierre. Mbere yo gutangira rero nimureke tubanze dusenga. Urakoze data wera, tugushimiye ineza yawe n'urukundo biramukanye natwe muri iki gitondo, ukaba wongeye kudukangurira kwiga ijambo ryawe kugira ngo rifashe imitima yacu muri iki gihe kigoramye cy'ubugoryi. Uduhere imitima kwihana no guhindukira, kandi ubwo uzagaruka twe kuzakorwa n'isoni mubyeyi. Umutima wose ukwegukiye muri iki gitondo uduhana umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Tugiye rero kwiga icyigisho cya gatatu. Icyigisho kitubwira kwihana. Reka rero dusabe mwene data Amoni atuyoborere iki cyigisho. Murakoze cyane. Nkuko n'ubundi ubushize twize ibyigisho byerekana uburyo Imana ifitiye umunyabyaha urukundo rwinshi. Ubu ngubu noneho turimo turararikirwa kwihana nkuko icyigisho cya gatatu kirimo kibivuga. Isomo ryo kuzirikanwa riratubwira ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, ngo iminsi yo guhemburwa ibone ukwiza iturutse ku Mwami Imana. Ahangaha aya magambo aboneka mu Byakozwe n'Intumwa igice ya gatatu umurongo wa 19. Mu mwuka w'ubuhanuzi mu magambo yo hasi yunganira isomo haratubwira ngo Imana ntizigera itererana abariganijwe bakagwa mu cyaha, ariko bakayigarukira kandi bakihana by'ukuri. Imana ntabwo izigera itererana abantu bihana bakayigarukira. Niyo mpamvu iri kurarikira buri muntu wese kwihana, ngo iminsi yo kujijwa Imana yarayirengagije, ahubwo itegeka abantu kugenza gute? Kwihana rwose. Reka dukomeze n'ingingo yacu yo kuwa mbere itubwira ngo kubabazwa n'icyaha. Kubabazwa n'icyaha ni impano umuntu ahabwa n'Umwuka Wera kubwo gukorwa ku mutima n'ijwi ry'Imana biturutse ku gusoma ijambo rikagutsinda. Ahangaha rero tugiye kurebera hamwe iyi ngingo itubwira ngo kubabazwa n'icyaha. Ni ikihe gihamya cyo kwihana nyakuri cyasabwe na Yohana Umubatiza? Reka turebe muri Luka 3 umurongo wa 7 kugeza 14 tubone icyo Yohana yararikiye abantu gukora. Muri Yohana ibice 3 umurongo wa 7 haragira hati: Yohana ahugura abashaka kwihana, nuko abwira iteraniro ry'abantu benshi bari baje kubatizwa nawe ati: mwabana b'incira mwe, ninde wababuriye ngo muhunge umujinya uzatera? Turageza ku murongo wa 14. Ngabo ni mwere imbuto zikwiriye abihani, kandi ntimutangire kwibwira muti ko dufite Aburahamu akaba ari we sogokuruza. Ndababwira yuko ndetse Imana ibasha guhindura Aburahamu abana muri aya mabuye. Nuko intorezo igezwe ku bishyitsi by'ibiti, igiti cyose kitera imbuto nziza kiracibwa kikajugunywa mu muriro. Abantu baramubaza bati: none se tugire dute? Arabasubiza ati: ufite imyenda ibiri umwe awuhe utawufite, n'ufite ibyo kurya nagira byo nawe. N'abakoresha b'ikoro nabo baje ngo babatizwe baramubaza bati: mwigisha tugire dute? Arabasubiza ati: ntimukake abantu ibiruta ibyo mwategetswe. N'abasirikare nabo baramubaza bati: natwe tugire dute? Arabasubiza ati: ntimukagire umuntu muhongesha cyangwa se ngo murege ibinyoma, kandi ibihembo byanyu bibanyure. Urakoze cyane. Ahangaha ngira ngo tubonye inama Yohana yagiriye
abari bari aho ngaho hariya ku ruzi rwa Yorodani mu butayu, ndetse abwira abantu yuko ari abana b'inshira kubera yuko batigeze bakorwa ku mutima n'ukuri kw'ijambo ry'Imana ngo bihane. Ariko noneho hano tubonye neza uburyo n'abasirikari nabo ubwabo bamubajije ngo ese tugire dute, bari batsinzwe mu mutima kubera yuko burya kwihana nta muntu wabura ibyo yihana, ntabwo bishoboka. Kubera yuko hano mu magambo akurikiyeho haratubwira ngo kwihana ni ukubabazwa n'icyaha maze ugahindukira ukagicikaho. Ntabwo twazinukwa icyaha tutabanje kubona ububi bwacyo, kandi kugicikaho byanikize ntibyatuma habaho impinduka mu mibereho. Ahangaha muvandimwe, ahangaha gucika ku cyaha byanikize n'ubundi ntabwo bitera kangahe utarasubira mu byo wavuyemo, ahubwo bisaba kugira ngo wihanire kureka. Ni iki kigomba kumenyekana ku byerekeranye no kwihana nyakuri kwa kundi guhindura umutima n'imibereho? Mu Bakorino urwa kabiri rw'Abakorino igice cya 7 umurongo wa 9 ndetse n'uwa 10, reka twumve uko hatubwira. Mu rwa kabiri rw'Abakorino igice cya 7 umurongo wa 9 n'uwa 10 turasoma. None ndishimye, icyakora sinshimishijwe nuko mwagize agahinda, ahubwo nuko ako gahinda kabateye kwihana. Kuko mwagize agahinda ko mu buryo bw'Imana ngo mutagira icyo mubura ku bwacu. Umurongo wa 10. Agahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana, ariko agahinda ko mu buryo bw'isi gatera ubupfu. Urakoze cyane, urakoze rwose. Ahangaha Pawulo abisobanuye neza. Ese muvandimwe udukurikiye, aka gahinda ko mu buryo bw'Imana gatera kwihana kuticuzwa, nawe kigeze kakugeraho maze kababaza umutima wawe, ufatwa n'urubanza rw'icyaha, uracyatura? Nimba bitarabaho, hera ubu nonaha Umwuka Wera kugendera kwambika imbaraga ukemure icyo kibazo. Noneho hano hari amagambo akurikira avuga ngo kubabazwa n'icyaha by'ukuri bituruka ku murimo w'Umwuka Wera. Umwuka Wera ashyira ahagaragara ubuhemu bw'umutima wasuzuguye kandi ukababaza Umukiza, maze akadutera kubabarira munsi y'umusaraba buri cyaha gikozwe cyongera gukomeretsa Kristo. Nuko rero iyo twitegereje uwo twakomerekeje, dushavuzwa n'ibyaha byatumye agerwaho n'intimba. Bene iryo shavu rizadutera kuzinukwa icyaha. Nshuti muvandimwe, aya magambo ni ay'ingenzi. Urumva neza yuko hano Imana irimo iratugira inama yuko dukwiriye kwifata, ndetse n'uburyo dukwiriye kwigana umutima utsindwa. Noneho hano dusoza iyi ngingo hari amagambo avuga ngo igihe umutima wemeye icyo ubwirijwe n'Umwuka w'Imana, umutimanama urakanguka. Umunyabyaha agira icyo asobanukirwa cyerekeranye no kwimbika no kwera kw'amategeko yera y'Imana, iyo rufatiro rw'ubutegetsi bwayo mu ijuru no mu isi. Urumva neza yuko abandi baravuga ngo bagiriwe ubuntu, Kristo yaritanze akuraho amategeko, ariko uri kumva neza yuko hano amategeko ni umushorera utugeza kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo mu yandi magambo, amategeko adahari, ubwo n'ijuru ntiryaba rihari, n'isi nayo ntiyaba ihari, kubera yuko ariyo rufatiro rw'ingoma y'Imana mu ijuru no mu isi. Rero urumva yuko mu buntu amategeko arahari. Yego. Rero wakunganira kugira ngo iki kigiro naho inyunganizi kirumvikana kuko ibi ni ibintu ni ibyigisho dusanzwe tuzi. Kugana Yesu ni igitabo dusanzwe dukunda. Ndararikira n'abantu bose, umuntu wese ushaka kumenya Imana agura igitabo cya Kugana Yesu, kugira ngo ajye abasha kukiga yitonze, amenye icyo Umwuka Wera akora mu mitima yacu. Aha rero Umwuka Wera atari mu mutima w'umunyabyaha, ntabwo umunyabyaha yabasha kwihana, ntabwo yabasha kubabazwa n'icyaha.
ariko iyo Umwuka Wera ahabaye imirimo yose irakoreka kandi nta kwihenda kuhaba pe. Umwuka Wera iyo ari mu mutima akubwira icyaha mu izina ryacyo, akubwira icyaha mu kuri kwacyo. Ntabwo Umwuka Wera arya ruswa, ahamanya n'imitima yacu. Kandi nanone iyo urimo kwibeshya, nanone Umwuka Wera ntabura kukubwira yuko urimo kwiba. Ntawiyobewe, ntabwo ari nka bya bindi ngo urashaka umuntu ukubwira yuko wasambanye, uragomba ko ariko ari we wabikoze se nyine urashaka umuntu ubikubwira kubera iki? Ngo umuntu nanjye ngenda mu nzira ngahura n'umuntu akambwira ngo we wasambanye, ngo ubwo nibwo nemera yuko nasambanye? Oya, umutima nama wawe si ubiyobewe. Ikiba kirimo kubura gusa ni kimwe, ni Umwuka Wera utsinda umutima. Murakoze rero, Imana ibaho umugisha, kandi iki cyigisho ni cyiza cyane. Kwihana ni ingingo dukwiriye kwiga buri munsi tukayisobanukirwa, kugira ngo dutunge imitima y'ubwenge, imitima itsindwa, imitima ikorwaho n'Umwuka Wera, kugira ngo Umwuka Wera akomeze kutuyobora mu kwihana no guhindukira. Murakoze cyane rero, Imana ibaho umugisha. namwe tuwusangire. N'abatsumva rero murakoze cyane, Imana ibaho umugisha, kandi mukomeze kwimbika muri ibi byigisho kugira ngo tubone kwihana k'ukuri kuboneke mu mitima yacu, tutazakorwa n'isoni ubwo Umwami azaba agarutse agasanga dufite ibyaha bitihanwe mu mitima yacu. Ibyigisho byacu nakagaruka, turabibutsa gukora subscribe kugira ngo icyigisho kijye kikugeraho niba ari bwo bwa mbere. Ariko nanone niba icyigisho cyakuryoheye, wagisharinga ukagihereza n'abandi bakabasha gukurikirana iki cyigisho. Murakoze Murakoze cyane. Amen. Mena.